Twongeye nanone kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Uyu munsi tugiye gutegura indyo yuzuye, indyo iri buze gufasha cyane abadamu batwite, kuko turakoresha imboga zifite intungamubiri nyinshi cyane nk'uko tugiye kubireba mu kanya gatoya. Tugiye gutegura imvange y'ibirayi n'imboga zitandukanye nk'uko tugiye kubibona. Tugiye rero gutegura ibirayi nk'uko mubibona hano, twabihase hasigaye kubikata. Tugiye gutegura nanone, tugiye kwifashisha epinari. Turabonaho karoti, turabonaho inyanya, turabonaho igitunguru, turabonaho pavuro. Ibi byose bikaba bifite intungamubiri cyangwa se umumaro bifitiye abadamu batwite. Hanyuma turaza gukenera n'umunyu nk'uko bisanzwe, hanyuma dukenere n'amavuta. Biba byiza iyo ukoresheje amavuta y'igihwagari kuko nta ngaruka agira mbi mu mubiri. Tugiye rero guhera, mbere yuko dutegura rino funguro ryacu, tugiye guhera ku kamaro ka buri kimwe kiri hano. Turahera ku birayi. Ku birayi rero badamu batwite, ibanga riri mu birayi icya mbere ni uko igabanya aside mu mubiri. Nk'uko mubizi cyangwa se hari n'abatabizi ariko aka kanya babimenye, umudamu utwite akunda kugira aside cyane mu gifu, akumva yamara kurya kumva afite ibihaside byinshi mu gifu. Rero ibi birayi biramufasha cyane. Iyo yariye ibirayi aside ziragabanuka. Ikindi, ibirayi bifite vitamine B na C, bituma umwana, ubushobozi bwo kumva umwana uri mu nda bwiyongera. Hanyuma dufite ibi birayi nanone bikaba byongera ubudahangarwa bw'umubiri, haba ku mubyeyi haba ku mwana uri mu nda. Ibi birayi biramufasha. Hanyuma ikindi, ibirayi ni isoko nziza ya folic acid ifasha ubwonko gukora neza. Murabizi neza iyo umwana uri mu nda aba akeneye gutekereza neza, aba akeneye kuzakura afite ubwonko bukora neza. Bino birayi rero mubyeyi utwite kubirya kenshi ni byiza cyane ku mwana. Tujye nanone kuri epinari. Epinari zifite akamaro gakomeye cyane haba ku mwana ndetse no ku mubyeyi utwite. Icya mbere, epinari nazo zifite folic acid, kandi iyo folic acid ikaba ituma amaraso yiyongera mu mubiri. Abadamu benshi cyane bakunze kugira ikibazo cy'amaraso mu mubiri. Iyo rero ukunda kurya epinari, ntabwo icyo kibazo cya anemi cyangwa se cy'amaraso make mu mubiri uhura nacyo. Ikindi, epinari ikaba ifite calcium. Calcium iringaniza blood, amaraso akagenda ku kigero cyiza, ntuba wagira umuvuduko ukabije. Tukivuga kuri epinari, epinari nanone irimo vitamine A ikagira na vitamine C, ari byo bifasha mu kwirema k'umwana mu nda. Umwana iyo utwite, umwana uba ukeneye ko akura akamererwa neza. Reka twihute tujye no kuri kurujete. Kurujete nayo ifite akamaro kenshi cyane haba ku mubyeyi ndetse no ku mwana uri mu nda. Kurujete rero icya mbere ikura imyanda mu mubiri. Icya kabiri, igafasha mu igogorwa. Ni byandi twabonye by'umubyeyi utwite ugira ibibazo byo mu nda, byo mu gifu. Ibyo ngibi byose kurujete nayo iramufasha. Ikaba ifasha umutima gukora neza. Urumva ko ni ibintu ababyeyi bakeneye cyane. Ifasha ku kibazo cy'amaso. Kurujete yagufasha
ku kibazo cy'amaso, ntugire ikibazo cy'amaso haba kuri wowe ndetse no ku mwana utwite. Hanyuma tugiye kureba nanone kuri karoti. Karoti ni nziza cyane kuko nicyo kintu gikungahaye cyane kuri vitamine A. Vitamine A kandi ifite akamaro ku ruhu. Urumva niba utwite umwana ukeneye ko azavuka asa neza, iyi karoti rero yabigufashamo. Ukeneye ko azavuka amaso yakora neza, areba neza, iyi karoti yayigufashamo. Ikeneye ko umwana wawe azavuka amagufa akora neza, amagufa akomeye, iyi karoti yabigufashamo. Ikindi iyi karoti yakurinda constipation n'ibindi bibazo umubyeyi ashobora kugira mu gihe atwite. Hari cyo ibitunguru nanone byongera amaraso, bikagira vitamine B6 ifasha amagufa ndetse n'umutima kuba byakora neza. Iyo ubikata ku buryo wabikata ari bito, wabikata ari binini, ariko ngiye mpisemo kubikata gutya kane. Kandi nubwo twavuze ko bireba cyane ababyeyi, ntibibujije ko n'abandi bantu bose bashobora gutegura indyo imeze gutya, indyo yuzuye kandi ifite akamaro. Ntabwo ari ababyeyi gusa uno munsi nuko twari twahisemo kuvuga ku babyeyi batwite. Byacu biratunganije neza muri kubireba. Hanyuma tugiye kuri courgette. Courgette zo ni ugukatamo duto dutoya nk'uko muri kubibona hano, kubigenza. Rero mwabonye tutakoresheje ibirungo byinshi, ntago ibirungo ari byiza ku babyeyi batwite. Hari ibirungo bitari byiza ku babyeyi batwite. Urugero, ntago twakoresha tungurusumu. Tungurusumu ntago ari nziza ku babyeyi batwite. Ntitwakoresheje tangawize, nazo ntago ari nziza ku babyeyi batwite. Ikindi, urusenda narwo ntago ari rwiza ku babyeyi batwite. Ababyeyi batwite ni abantu bagomba kwitwararika, ntago bagomba kurya ibintu byose. Hari biba bidafite umumaro cyangwa se yabagiraho ingaruka haba kuri bo ndetse n'abana twite. Courgette zacu zirarangiye, urabona ko zanije neza. Hanyuma kuri karoti. Karoti rero hari abazikata mu buryo butandukanye, ariko reka twebwe tukate mu buryo bumeze gutya. Twibutsa ko ushobora no gufata karoti ukazijya ukazisoramo umutobe ukawunywa, ukazisoramo salade. Karoti wazikoresha mu buryo butandukanye, uteka cyangwa se ukazarya, byose byakora. Bimeze neza. Hanyuma reka dukate nanone no pavuro, ayikate nanone aha. Pavuro yacu urabona ko iganije neza. Hanyuma dukate niba ushaka gukoresha igitunguru kimwe cyangwa ugakoresha abiri, byaterwa n'uko wowe ushaka n'ingano y'igitunguru ukeneye mu byo yawe. Birangiye ko wari uzi agatrike wakoresha iyo ibitunguru uriye ushobora kuvugiriza. Iyo uvugirije biragenda. Bitandukanye, hari abavugiriza, hari abavura bakagira uzakora nazakorera. Hanyuma inyanya zo turazabira mu byo. Hanyuma epinari zo murabona ko zitunganije. Iyo udashaka ko ziba nini cyane mu biryo urazikata, ariko njye nahisemo. Hanyuma ubu twagiye mu gikoni. Tugiye gushyiramo amavuta mu isafuriya yacu. Ntabwo ukoresha amavuta menshi kuko amavuta menshi nayo si meza nk'uko mubizi. Hanyuma gerageza ugabanye umuriro kugira ngo bidashirira, kuko iyo bishiriye nabyo ntabwo ari byiza.
hanyuma urafata karoti zawe n'ibitunguru ubishyiremo uvange. Murabona ko ibitunguru byacu bitangiye kugenda bisa na karoti. Ikintu uri bukore uririnda ko bishirira, hanyuma ushyiremo kurojete zawe. Gatoya undikira iminota mike nk'umunota umwe. urabona ko kurojete zacu zitangiye koroha. nurangiza urashyiramo epinari. Uzishyiranamo n'iyi pavuro. Uvange nurangiza upfundikire. Uravanga hanyuma urongera upfundikire. urabona ko epinari zacu zitangiye kugenda zishya. Uvange neza. ubu ngubu rero ikintu tugiye gukora, tugiye kurapiramo inyanya. Impamvu tutazihase ni uko ubundi igishishwa cy'inyanya nicyo kiba kirimo vitamine. rero iyo uzihase igishishwa ukakijugunya urumva ko vitamine zose uba uzijugunye, ariko iyo urapye gutya kuri rape ni ukuvuga ngo byose bijyamo kandi ntugire ibishishwa na bikeya uza gusanga mu biryo byawe. Nongera uvange. Nurangiza urashyiramo sauce tomate niba uyikunda.
nubona zitaye zimaze gushya urashyiramo sauce tomate niba uyikunda. Niba utayikunda nabwo wakoresha inyanya gusa nta kibazo. Urugero rwa sauce tomate rwo ushyiramo iyo ushaka bitewe n'ingano y'ibiryo watetse. Uvange neza. Ongera uvange. Ikindi kigiye gukurikiraho tugiye gushyiramo ibirayi byacu. Bivange neza byivange n'imboga. Pfundikire nk'iminota nk'itanu. Hanyuma urabona ko ibirayi byamaze kwivanga neza na za mboga zacu byatukuye. Kumva mfite apeti bitaranashya. Ntabwo nabaha karibu bitarashya ariko mu kanya ndayibaha rwose dusangire. Hanyuma ikindi ukurikizaho urashyiramo umunyu. Umunyu rero biterwa n'ingano y'umunyu urya, ariko umunyu mwinshi ntabwo ari mwiza. Umunyu nk'uyu nguyu uhagije mu buryo nk'ibi. Ongera uvange neza. Hano rero ushobora kongeramo ibishyimbo, ariko iyo utabishaka kubera ko n'ubundi epinari irimo iron n'ubundi no mu bishyimbo irimo, ntabwo ari ngombwa kubikoresha. Ariko iyo ukunda ibishyimbo mu busanzwe wabyongeramo nta kibazo. Ariko twebwe uyu munsi nta bishyimbo turi burye kubera ko epinari irabihagarariye. Ubu rero tugiye kongeramo amazi. Ushobora kongeramo amazi cyangwa se ugashyiramo isosi y'inkoko idakaranze. Niba uyifite wayishyiramo, ariko niba utayifite wakoresha amazi. Aka kanya natwe tugiye gukoresha amazi. Kongeramo dukeya, hanyuma turekere aho, hanyuma dupfundikire dutegereze hagati y'iminota 30 na 45. Hanyuma tuze gufungura ibiryo byacu byabaye